Nyirabazungu ntazakomeza kwihanganira imyitwarire ya Karemera n'umugore we. Arateganya gukora iki? Hagati y'amakimbirane hagati ya Budensiyana na Philip banza agiye gukemuka. Urunana. Mana yanjye we uzi ko nkanze Shyaka. Ahubwo se urabona utankandagiye. Ubu se kuki wahagaze inyuma yanjye gutyo? Nitegereza guko wahejeje ukuboko mu kirere uri muri Bayirinda, Bayilandri. Erega nukubura ukongera singishaka ko abana banjye basigara kwa nyirakuru Shyaka. Kuva umuryango wa Pascal wakwinjira muri ruriya rugo, umutekano warabuze mu buryo bwose. Ahantu hose haba hari umwanda. Yewe ngiye kwa mama narahacitse urabizi Devo. Jye nahacika mba ngomba kuhaca nkacyura abana banjye. Ariko ubonye uwo mwanda nawe wagira impungenge Shyaka. Abo bana bituma aho babonye ntibakaraba intoki kandi rimwe na rimwe usanga basangira na Landiri na Linda ku buryo mfite ubwoba rwose ko abana banjye bazahandurira indwara ziterwa n'umwanda. Ariko abana bacu bazi neza ko bagomba gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune mbere yo kurya. Igihe babonye abo bandi batazikarabye ntibagasangire rwose. Aha. None se ko mama yadutsembye adashobora kwirukana abapagasi be, tugomba gufata ingamba z'uko twirinda ibindi bibazo byose bazateza mu bundi buryo. Ikindi rero turatwana twa Pascal turatukana wa muntu. Ibyo. Umwana asohora igitutsi mu kanwa ke, umuntu akumirwa neza neza. Uziko bazayingishiriza abana iyo mico mibidi. Nazo ni impungenge mfite Shyaka. Ni ikibazo rwose. Ese ninde uhamagaye? Allo? Allo, mwaramutse neza Shyaka? Mwaramutseho? Nari nakwandikiye nkubaza niba muri buboneke tugahurira kwa Philip muvuye ku kazi. Sinzi niba wabibonye ntabwo wanshubije. Njyewe nta kibazo mfite, ahubwo sinibutse kuyibwira madamu. Ariko turi kumwereka mite mubaza rwose none ahanga ndahita nguhamagara nkubwire. Yewe mwigore rwose muhaboneke tubikemura amazi atararenga inkombe. Yego rwose kandi nizeye ko Devota byumva vuba. Ego ndeba nashize wiriya. Do, reba nawe. Uzi ko washize koko we. Ejo nari nazanye amabavu bisanzwe. Ariko noneho ndebe ku intoki zabaye. Reba zatonyaguritse neza neza. Yo, pole man, biragaragara ko utari umuhinzi wabigize umwuga pete. Ariko guhinga si umwuga wanjye pe. Gusa wiriya, nukuri wakoze pe. Ntari bimana aho umugabo aguye undateraho twatsi nabwirwa n'iki urundindiriye se. Oya sha wiriya. Ataragongura kutamuzirinde pe. Kuko hari igihe nk'ubu njye ndyama nkifuza ko ibihe byasubira inyuma. Ndakwibuka pete. Uri umwana ufite viziyo twese twifuza kuba nkawe, worora inkwavu, inkoko n'inuma ewa. Sha byoresha wiriya. Ubu byose byabaye imfabusa kubera kutumvira abanduta. Nkagenda nkanywa ngasinda, nkarya ibinyoni nibagiye gukoresha agakingirizo byura ngo kandinde gutera inda imburagiye cyangwa izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. None ndebe. Kandi nibutse ko hari igihe imitezi yari igushahuye pete. Yari kwisheka. Yari inyishe neza. Iyo batandangira ko ku kigo nderabuzima hari icyumba cyari urubyiruko, aho ugenda rwose ukakirwa mu ibanga rikomeye. Kari kabaye. Kuko nicyo cyamaze ubwoba ndagenda ndayivuza. Ariko buriya ntujye ukeka ko Mutesi yagucaga inyuma pete. Nigute yaba yarakwanduje izo ndwara? Sha umva wiriya ni rimwe yaguye muri uwo mutego ariko twahise twiyunga pe. None se sha waba warahababariye gutya umwana atari n'uwawe koko? Oya wiriya uriya mwana yari uwanjye pe. Igihe byabereye ndakibuka. Nje na Mutesi twaragiye tujya mu kizu kitabamo abantu turanywa turafigiza. Ari nayo mpamvu twibagiye gukoresha agakingirizo. Mbere nari nzi ko ingaruka zo kwishura imibonano mpuzabitsina imburagihe zigera ku bakobwa gusa. Ariko ndebye ibyo wahuye nabyo n'abahungu dukwiye kwitonda mwana. Cyane mwana. Nese ubu ntubona ko ndi hano ndi guhingira Tariki bagenzi banjye twigana barakomeza amasomo yabo. Muri make Philip aragira ati umugore wanjye ndacyamukunda kandi ndacyamushaka. Cyane rwose. Ndacyashaka kubana nawe akaramata nkuko twabisezeranye. We bimeze bite bude? Philip arabizi ko mukunda Shyaka. Aranabizi ko icyambere kiza mu buzima ari ukubana nawe amahoro. Ntumva ijambo ryiza kudakoma mu mashyi sore. Ariko hari icyo nongera kubyo mvuze. Philip twahamana ari uko wisubiye ukaba Philip nakunze kuko dufitanye ibibazo mbona ari undi muntu atari wowe. Ariko nanjye mbona warabaye undi wundi. Nyagasane ariko noneho mugiye kuducanga. Umuntu usahinduka ukunda ate? Arahinduka da. Ahinduka mu myitwarire no mu migirire. Philip Karame Devo.
ni iki budensi yanahindutseho gituma utakibona ari wa mugore wawe wakunze? ni iki yakoze kigatuma mutabana neza nk'uko byari bisanzwe? mwese uko muri ahangaha mwigomwe byinshi kugira ngo muze mudufashe rwose. ikindi sore na ni mukuru wa madamu wanjye ntacyo twamuhisha. Shyaka na Devota mwe muri inshuti zacu kuva kera rwose ku buryo nta banga dutinya kuvugira imbere yanyu. mwese mwarashatse muzi ko rwose umugabo akenera umugore we. ariko ngiye hano muri urugo rwose nageze aho mbana n'umugore wanjye nk'abanyamahanga babiri. umwe akaryama iriya undi akaryama iriya. Filipo rero ndakumva wivugira mu migani. koresha amagambo yumvikana Filipo. ndabivuga rwose. iyo budensi yanageze hano mu rugo umwanya wose abuha abana bagira ngo bamaze gusinzira akaza mu cyumba yijugunye kantarange agahina amavi akayahuza n'akananwa agasinzira nagira ngo ntiye nyirakanaka ko imbeba zirimo zigendagenda hano mu nzu ko hari iby'uburyo tuzirukana undi ngo twe ntagire icyo avuga. ude ndebe nabyo mvuga ni ukuri rwose. ariko si ubunkumirize kugira ngo ntakureba. komeza uvuge Fili, komeza. ndakomeza rwose. ubwo rero icyo kibazo cyageze aho ngaho kirakomera. umugore atangira kurana ipantaro ngeze ngo ndamubaza aratontoma arantombakana aranimuka ajya kurarana n'abana. umugore afata ibyemezo hano mu rugo rwose atangishije inama nkaho ngewe ntahari. mu by'ukuri amezi abayaya do ari uko bimeze rwose. nagerageje kwihangana ariko nababeshye bikomeje gutya naturumbuka rwose nkigendera sinjye kubabeshya. ikibazo cya Filipo turacyumvise. hari icyo wongeraho mbere y'uko budensi anagira icyo avuga Fili? ariko si wa mukecuru umuhora iki koko muri mwe ngo ndareba nk'akayongwe ubundi ngo nseka nk'impyisi. aha nsubiza icyo nakubajije kandi nakubije kunyita umukecuru ko sindi nyirakuru wa nyoko kumpisha ko twite ubifitemo inyungu kigoko. ntabyo naguhishe kuko njye ntabwo ntwite. wabihakana utabihakana ndabizi neza uratwite. yego ko ndabizi neza ko twite ahubwo ndashaka umbwira impamvu ubimpisha ukabwira n'umugabo wawe akabimpisha. urumva wumva mbimenye nagutwara iki koko? ninde wakubwiye ko ngewe ndoga koko? ntawe wabimbwiye. none niki gituma umpisha ko twite ndi nyirakuru w'umwana utwite? ntacyo. ngo ntacyo nori ngo ntacyo warabimpishe nkanda kubibwirwa na rubanda. karemera ubwo yaremeye ko wamubujije kubimbwira koko? ngo iki? warabimubujije nyine. uburozo shinja warabumbunanye wa mukobwa we. ese niba ndi umurozi kuki ukomeza kubana n'umuhungu wanjye ubizi neza ko nyina rogara? ariko ubu ntunziye koko wa mubyeyi we. nsubiza se nyine. ntacyo mfite ngo usubiza rwose. ndi umubyeyi mugenzi wawe nzi ko umugore utwite aba akeneye kwitabwaho akabona indyo yuzuye utwo tubuto tukamugeraho nibura izo mboga n'ibindi bigize indyo yuzuye. ibikomoka ku matungo bavuga sinakuburira iryo gi kuko mfite inkoko ariko wanshyize kure yawe. urareba ugasanga hari indi uzita ku buzukuru wanjye numara gucana umubano nanjye koko nuri. hari undi nyirakuru uzababonera ni ukuri utari jyewe? ntawe. cyangwa nabo bazamara kuvuka ubabwire ko ndi umurozi koko? ariko ni ukuri nta muntu nigeze mbwira ko uri umurozi. urabizi nori sinzakomeza kubihomaho wowe n'umugabo wawe mutanshaka. uranyumva? uhereye none muzibana nanjye nibane kandi igihe cyose mutazansaba imbabazi ntimuzongere kunkandagirira mu rugo. oya rwose wishyigikira mugenzi wawe mu mafuti. none se yarayobewe ko yabyaye indahekana? ariko rero nawe wishyigikira murumuna wawe mu mafuti. oke tworoherane budensi yanatubwira ikibazo cye neza. ntakivuge byose bijya gutangira byatewe n'ikibazo twagize cyo gukurikiza ganza akiri muto. habanje umukozi wo mu rugo akazi kamubana kenshi ku buryo adusezeye akigendera. dushaka undi turamubura. niko kwicara tujya inama ko tugiye kugabanyiriza umukozi akazi yari afite hano mu rugo. imirimo imwe n'imwe tukayikora njye na Filipo bityo tukagarura Kantengo. yego rwose tubwire. Filipo yajijishije iminsi mike haradufasha ubundi imirimo arayiduharira.
namwe mwishyire mu mwanya wanjye budensiyana nkabyuka saa 11 za mu gitondo kugira ngo nsige mfashije Kantengwa akazi nkamesa ngatekera abana ngakubura ngakoropa ngategura ibiri bukenerwa uwo munsi wose kugira ngo Kantengwa naza yite ku bana gusa byonyine nkajya ku kazi ku ishuri nkirirwa nigisha nkagera hano mbisikana na Kantengwa ataha ngatangira imirimo ya nimugoroba ariko abana bankeneye ariko gutegura amasomo n'ibindi nsabwa n'ikigo cy'ishuri nkorera nabyo bindeba gukosora amakaye y'abanyeshuri nigisha kaza kuryama nka saa z'ijoro cyangwa zirenga umubiri wose uhinda umushyitsi nagera mu buriri se data wanjye ati nanjye nkeneye kwitabwaho kuko ndeba nabi devo nkureba nabi siki namwe murabizi abana bato baragorana uyu munsi arwara ikeje akarwara kiriya hari n'ubwo umwana yabaga arwaye ngomba kumwitaho Philippe akumva ko ngomba gusiga umwana urwaye wenyine kuko ankeneye ariko nawe ubu urakabije bude none se umwana yarwara reka budensi yanavuga ikibazo cye rwose nawe wavuze icyaha wacecetse firi ndacecetse rwose wowe nimutubwire rwose nta kibazo iyo nibura abana baba bakuru ibyo umuntu yabyumva ariko umugabo arabizi ko dufite abana bato b'indahekana bombi bakeneye kwitabwaho ku buryo bumwe azi neza ko twumvikanye gufatanya imirimo akayimparira yangiza agataha nzanaho iby'inka yarembye njye nabuze icyo mvuga pe wakibuze nyine yavuze ngo nambaye ipantaro simbihakana pe narayambaye ariko nayambaye nyuma y'uko uyu mugabo mureba aha ahindutse igikoko akamfata ku ngufu ari nabwo nahise nimukira mu cyumba cy'abana ibyo bintu wari bikoze firi ikindi kandi ntiyatekereje ko yakoze ikosa ngo nibura nsaba imbabazi ahubwo yageretse ikosa rikomeye rizangora no kuribabarira kuvuga ngo impamvu ntamukeneye ngo nuko muca inyuma firi warambabaje kubona utinyuka ukavuga ko mfite abandi bagabo icyaha nigeze nanatekereza mu buzima bwanjye ubwo mvuye iki mama uranyishe neza soni utumye umubu ucika pete niko se mwana wanjye rwose reba waguye agacu sinzirira aho wicaye none umubu wakurumye Imana imbabarire ntarwara malariya mama we imfashe n'ukuri nibura se waharangije byahise mama sigaje nko gukora iminsi nk'ibiri yose kandi uyu munsi nagize amahirwe inshuti yanjye wiriyamiza kumpa umubyizi uwo mwana rwose Imana imuha umugisha naho undi mwana wanjye shinyiriza kuko izo ni ingaruka z'imyitwarire wagize ni wowe wishoye mu bukubaganyo ukiri muto mama ndabizi kandi nta muntu n'umwe ncira urubanza pe icyangombwa ni uko ibibazo uhura nabyo biguha isomo urumva byamara kuguha isomo rero bigatuma utazongera gukora amakosa nk'ayo wari wakoze mwana we urabyumva neza ni ukuri ndabyumva yewe nsubiye mu mirimo yanjye ndumva baguhamagaye wabona ari bagenzi bawe mwigana baguhamagaye alo bite peti ni byiza mute urebe ko ngushaka byihutirwa peti ngo iki mute ubwo se wo kurumva byakunda kandi ndi ku ishuri wimbeshya ndabizi ko ukiri naho inyarurembo peti n'impamvu ugiye ari ndabizi biri guhingira Patrick kandi nabimenye birambabaza cyane mute nuko bimeze nyine ndagushaka rero ngo turebe uko dukemura icyo kibazo ufite oya mute bindekere n'ukuri ibibazo ufite kubera amakosa twakoze birahagije iki ni ikibazo toto rero ugereranyije na fistile urwaye no gerageza duri icyo kibazo kigomba gukemuka byihuse ugasubira kwiga si ngomba kubura kwiga ko ndwaye fistile ngo nawe bibure kandi waragize amahirwe y'ababyeyi bawe ugakomera gusubira ku ishuri peti mwese ubwo uragira ngo ubikorere iki mute Mutesi yaba yabonye igisubizo cy'ikibazo Petero ahanganye nacyo urubanza rwo kwa Philippe se rw'urwaraye rurangiye rute ntuzacikwe n'ikiganiro Urunana cy'ubutaha.